Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko aho uri hose udukurikira mu bice bigiye bitandukanye bya no mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko umeze neza. Uyu munsi rero twihuse tugiye kurebera hamwe bimwe bigiye bitandukanye, akenshi haba hatarimo kunoza neza amabanga y'abashakanye, akenshi usanga ingo nyinshi bigenda bizitera gushwenyuka. Hakaba harimo rero kurangiza vuba, kubura ubushake, igitsina cyagwingiye ndetse n'ibindi byinshi cyane ibi bimera nza kukugezaho bishobora kuba byakemura. Akaba ari ibimera dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu, nta mbuto zirimo, nta product ndetse nta n'ikindi kintu tuza kongeramo, ni ibintu usanzwe ubona hafi yawe dusanzwe dukoresha mu gihe twagize ikibazo cy'uburwayi. Ni ibintu bigera kuri 5, nkaba nkurarikira gukurikira iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo umenye uko bikoreshwa ndetse n'ibyo wakwirinda kugira ngo ubashe kuba wabona impinduka zikwiye mu mubiri wawe. Nguhaye ikaze rero, ariko mbere y'uko dutangira reka tubanze twigire hamwe byinshi bigiye bitandukanye ku kibazo cyo kurangiza vuba, dore ko kugeza n'ubu ngubu hari abantu batarabisobanukirwa neza, bazi ko ari ugusohora vuba utarashimisha neza uwo mwashakanye. Gutera akabariro ku bashakanye ni inkingi ikomeye ituma urugo ruramba kandi rugakomera. Iyo rero havutse ikibazo mu migendekere yabyo, usanga umubano wa babiri utari kugenda neza nk'uko babyifuza. Mu busanzwe igikorwa cyo gusohora ni igikorwa gituruka ku bwonko kandi bikaba nta bushake umuntu abigizemo, icyo bakunze kwita reflex, bigenzurwa n'umwakura witwa pider nerve ukoresha ibice by'imyanya ndangagitsina, uruhago rw'inkari, amabya, imboro na rugongo ku bagore. Gusohora ni igikorwa cyo kurekura amasohoro aturuka ku mabya, icyo bakunze kwita seminaire, ndetse n'uruvange rw'andi matembabuzi arekurwa n'utundi duce tugize imyanya myibarukiro y'umugabo, accessory gland fluids, byose bigahurira mu muyoboro w'inkari, icyo bakunze kwita urethra. Uko abagabo bagenda basaza niko igihe cyo gusohora kigenda kirushaho kwiyongera kikaba kirekire, hakaba n'ubwo gishobora kwiyongera kugeza ku minota 30 umugabo atarasohora uhereye igihe yatangiriye kugira ubushake. Bamwe muri bene aba bagabo ntibaba banashoborera gusohora mu gitsina cy'umugore cyangwa umukobwa, ahubwo basohora ari uko bakoreye imibonano mpuzabitsina mu kanwa cyangwa karesi zo ku gitsina, ibyo bakunze kwita manual penile stimulation, cyangwa se ari uko bikinishije, icyo bakunze kwita masturbation. Ibi ngibi ni ingenzi cyane, nifuje kuba nabibabwira kuko hari abasore cyangwa abahungu usanga byibuze batararenza n'imyaka 22, ugasanga afite ikibazo cyo kurangiza vuba, ugasanga yihebye cyane akibwira ko yangiritse, nyamara tubonye ko uko ugenda ukura cyane ariko igihe cyo gutera akabariro gishobora kuba cyakwiyongera cyane kurenza uko ubitekereza. Ndetse na biriya byo kurangiza vuba, dore ko abantu badakunda gukora imibonano mpuzabitsina cyangwa bakunze kubikora ku nshuro ya mbere, uba udakwiye kwiheba cyane. Hari ubundi burwayi butandukanye burebana no gusohora, aribwo gusohora ikinyumanyuma, ibyo bakunze kwita retrograde ejaculation, gusohora vuba, ibyo bakunze kwita premature ejaculation, gutinda gusohora retarded or retarded ejaculation, kudasohora, icyo bakunze kwita ejaculation or failure to ejaculate. Ubu rero ni uburwayi bugiye butandukanye bugenda burebana no kuba wasohora. Uyu mwanya tugiye kurebera hamwe gusohora vuba no gutinda gusohora mu buryo burambuye kugira ngo ibyo twibaza tubibonere igisubizo. Muri rusange bavuga gusohora vuba iyo umugabo cyangwa umusore asohoye atigeze abona umwanya uhagije wo gutegurwa ku byerekeranye n'imibonano mpuzabitsina, ndetse bikanaba bimutunguye atigeze yumva ashatse imibonano mpuzabitsina bihagije, ibyo bakunze kwita minimal sex stimulation desire. Bishobora kuba iby'igihe cyose lifelong or primary, cyangwa se byaraje nyuma secondary bitewe n'impamvu runaka, nko kubagwa,
gukomereka, indwara zo mu mutwe. Akenshi impamvu yabyo iba itazwi, ariko muri rusange usanga ari uruhurirane rw'indwara z'ubwonko cyangwa se imitekerereze n'izindi z'imiterere y'umubiri w'umuntu, ibyo bakunze kwita physiology and physical conditions. Gutinda gusohora ni ukunanirwa gusohora cyangwa kurangiza k'umugabo mu gihe kirekire kuva umugabo atangiye gushaka no gukora imibonano mpuzabitsina. Nk'uko twagiye tubibona, uko abagabo bagenda bakura cyangwa basaza niko igihe kigenda kirushaho kwiyongera kikaba kirekire, hakaba n'ubwo gishobora kwiyongera kugera ku minota 30 umugabo atarasohora uhereye igihe yatangiriye kugira ubushake. Iki kibazo gishobora guterwa n'impamvu zinyuranye, nko gukoresha imiti ivura depression imwe n'imwe, kuba igitsina cy'umugabo cyaratakaje ibyiyumviro, ibyo bakunze kwita perte de sensuelle sexuelle du pénis, cyane cyane ku barwayi ba diabete, ihungabana ry'imitekerereze, physiology disorder, hanyuma yo gupfakara cyangwa divorce. Hakaba n'igihe nta mpamvu iba izwi yabiteye, ibyo bakunze kwita diabetic condition, kujya gukora imibonano utiyizeye ko uri buze gushimisha umukunzi wawe, ibyo bita understimulation. Ibingibi bikunze kuba ku bahungu b'imanzi, akenshi baba bagiye gukora imibonano mpuzabitsina ku nshuro yabo ya mbere. Kujya gukora imibonano mpuzabitsina uhangayitse, ufite depression cyangwa stress ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Kujya gukora imibonano ufite ibibazo by'amafaranga biguhangayikishije cyane, ari byo uri kwitekerereza, kuba warakoreshejwe imibonano ku gahato, sexual repression, kuba utigirira icyizere ubusanzwe, ukunda kwisuzugura, ukumva ko udashoboye, kuba utinya uwo mugiye gukorana imibonano mpuzabitsina, mukaba mutamenyeranye, cyangwa ku giti cyawe ubona atinyitse, kuba mukoze imibonano nyuma y'amakimbirane atakemuwe neza, ibyo bakunze kwita kurenzaho, kuba mutabanje kuganira neza ngo mubyinjiremo mwembi, kuba washatse imibonano cyane kandi umwanya muremure ugatinda kuyikora, kuba utamenyereye imibonano, umubiri ushaka kuminimiza ayo mahirwe ubonye, bigatuma umugabo asohora vuba. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abagabo benshi bashakanye n'abagore babarusha imyaka sohora vuba kurusha abashakanye nabo bari mu kigero kimwe. Tukaba tugiye kurebera hamwe bimwe mu byiciro bitandukanye byo gutinda kurangiza, kuva umuntu atangiye gusohora puberty kugeza ashaje. Hari ibiza nyuma, ibyo bakunze kwita acquired, mbere biba byari byiza bigahinduka nyuma. Ibya rusange, ibyo bakunze kwita generalized, iyo biba hatitawe kuba mwakoranye imibonano n'uburyo bwo gutegurana. Iby'umwihariko situational delayed ejaculation, iyo bitewe n'uwo mwakoranye imibonano n'uburyo mwabigenjemo. Impamvu zishobora gutera gutinda gusohora twazikubira mu byiciro bibiri, ari byo imitekerereze physiology causes n'imiterere y'umubiri physical causes. Icyo wakora kugira ngo wongere igihe cyo gusohora mu gihe ugira ibibazo byo kurangiza imburagihe. Ku kibazo cyo kurangiza imburagihe, gufata imiti irwanya ubwoba, uburakari no kwiheba, iyo bakunze kwita anxiolytic antidepressant medications, gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje mbere yo gukora imibonano, kwirinda kurakaranya n'umukunzi wawe mbere y'imibonano, kwigirira icyizere ko ushoboye, gukorera imibonano ahantu hatanga umutuzo, utikanga ko hari uri bukubone. Hamwe n'ibyo byose twavuze haruguru, igihe ubona ufite ubwo burwayi kandi warakoze ibyo twavuze haruguru ngo ukire, wakwigira muganga akagufasha kuko biravurwa kandi bigakira. Twihuse, icya mbere tuza gukoresha ni igisura. Uraza gufata icyuma ujye munsi y'urugo, ukate igisura, uragikatira mu kintu uza gucaniriramo amazi kugira ngo igisura kitaza kukurya. Urafata ibibabi by'umwenya, ahangaha ugereranya ibiza kuba bihagije bitewe n'igisura wakoresheje. Ibi ngibi urabishyira mu isafuriya, usukemo litiro y'amazi. Gusa ngereranyije ushobora kuba wafata inusu ndetse n'inusu y'ibibabi by'umwenya, ahangaha ukabushyiramo litiro y'amazi ugacanira. Ibi ngibi nibisozwa bimaze kubira, uraza gufata tangawizi.
Tangawize ushobora kuba wafata nka 1/2 kirobo warangiza ukayirapira muri aya mazi ukayishyiramo. Ibi ngibi nibimara kubira nanone urabitereka hasi, urafata ibibuto bya avoka bigera nko kuri 3 cyangwa 4 ubisekure nabyo ubishyiremo ubundi uvange. Twihuse urafata ibi bikakarubamba 3 nurangiza ubisature ugende uhihamo bya bintu by'imbere ubivange muri ya mazi washyizemo igisura, umwenya ndetse n'ibibuto bya avoka na tangawizi. Ibi ngibi rero numara kubivanga neza uraza kubikamura noneho ushyiremo ubuki. Ingano y'ubuki ushyiramo ushobora kuba washyiramo nk'ikiyiko kimwe cyangwa ibiyiko 2 nimba udakunda kugira ikibazo cy'igifu. Ibi ngibi uzajya ufata agace k'agakombe cyangwa 1/4 cya litiro mu gitondo ndetse na nimugoroba ugiye kuryama. Ibi ngibi nubikora neza mu gihe kitarenze iminsi 15 uzaba watangiye kubona impinduka kandi umubiri wawe wamaze kubaka neza nk'uko bikwiye. Gusa nkwibutsa ko igihe uri gufata ibi ngibi ugomba kwirinda inzoga, itabi, amata ndetse n'ibindi biyobyabwenge biba bishobora kuba byakwangiriza umubiri. Ndabashimiye, tuzasubire ubutaha tugenda tureba n'ibindi. Nkwibutsa ko yari ikiri Beta Skills TV. Niba utarakora subscribe bikore aka kanya kugira ngo n'ubundi tuzajye tubana no mu bindi biganiro byacu bigiye bitandukanye.